Nitwa Nsanzimana Albert, ndi umudiyakoni ku mudugudu cyangwa se ku itorero rya Muhoza nk'uko inyito nshyashya ziri ubungubu. Ubwo ni paruwasi ya Muhoza no mu rurembo rwa Muhoza. Imirimo nkora muri rusange mu itorero nk'uko nabivuze, ndi umudiyakoni, hanyuma nkaba ndi n'umudiyakoni uhagarariye abadiyakoni b'abagabo mu nama nkuru y'itorero. Imirimo nkora muri rusange mu itorero nk'uko nabivuze, ndi umudiyakoni, hanyuma nkaba ndi n'umudiyakoni uhagarariye abadiyakoni b'abagabo mu nama nkuru y'itorero. Turabashimiye cyane kuba rero mwitabiriye ikiganiro cyacu. Mwatubwira nk'umudiyakoni uhagarariye abandi mu nama nkuru y'itorero, ubundi abafite izihe nshingano? Ni iki abaje gufasha itorero? Ni iki abagiye kumara abandi badiyakoni ahagarariye aho mu nama nkuru y'itorero? Ni iki muri rusange abaje kumarira abakristo kugira ngo udukurikiye amenye umumaro w'umudiyakoni mu nama nkuru y'itorero? Muri rusange ibyiciro byose itorero, ubuyobozi bw'itorero bwifuje ko bihagararirwa. Ukuvuga ngo rero mu byiciro bihagarariwe n'abadiyakoni barimo. Noneho iyo urebye muri rusange mu bihe byatambutse usangaga inama nkuru ntiyahozeho, ubundi ntabwo yahozeho, ahubwo ubona harahozeho icyitwaga seya. Seya rero ntabwo wabonaga mu by'ukuri irimo uburyo bwo guhagararira, ku buryo mbese ubona harimo ubuvugizi bw'abantu bose, bw'ibyiciro byose. Ubwo rero nk'umudiyakoni uhagarariye abandi badiyakoni mu rwego rw'itorero, ku rwego rw'igihugu, muri rusange nta cyiciro na kimwe kitabamo ibibazo, nta cyiciro na kimwe kitabamo n'ibisubizo. Ibyo byose rero mu cyiciro nyine turimo duhagarariye, kureba ibibazo, tugafasha mu nama nkuru y'itorero uburyo niba hari ikibazo runaka gishobora gukemuka, uburyo niba hari inama zishobora gutangwa zatangwa, mbese muri make kugira ngo itorero ryubakwe mu ruhande rw'abadiyakoni, umusanzu w'abadiyakoni waba uwuhe, noneho bikagezwa aho bikwiriye kugera, noneho ubwo icyo cyiciro nacyo kigatanga umusanzu mu kubaka itorero. Mwagiriwe icyizere mu gihugu cyose, muratoranywa, mugirirwa icyizere guhagararira abandi badiyakoni mu nama nkuru y'itorero. Ubundi mwumvise mumeze mute? Kuri mwe bivuze iki kuba mwaragiriwe icyo cyizere? Byabanje kuntera ubwoba kuko nibazaga se guhagararira bene data, cyane igihugu ni kigari, gutekereza ese umudiyakoni uri Nyamasheke, umudiyakoni uri Nyagatare, umudiyakoni uri Ngoma, aba bantu bose ni gute nzafata ibitekerezo byabo, ngafata ibyifuzo byabo, ibyo ngibyo nkagenda nkabigira ibyanjye, hanyuma narangiza nkabizamura nkabigeza aho bikwiriye kugera kugira ngo ubuvugizi bwabo bwumvikane. Ibyo rero byabanje kuntera ubwoba, ariko igihe kiza kugera nyine mbona ko nta n'icyo twishoboza burya, kuko byose burya tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Igihe cyaje kugera ndabyakira, ndabinezererwa, kandi mbona ari iby'igiciro gikomeye kuba uri umuntu umwe uhagarariye abandi mu rwego rw'igihugu ku itorero rigari nka ADEPR. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko byaranejeje. Kuba itorero ADEPR ryaratekereje ko urwego rw'abadiyakoni rugomba guhagararirwa mu buyobozi bukuru bw'itorero, ndavuga mu nama nkuru y'itorero by'umwihariko, urwo rwego rugahagararirwa ntibyari bimenyerewe. Wowe ubwawe nk'umudiyakoni wumva bivuze iki ku badiyakoni, bivuze iki ku bakristo, kuba itorero ryarabonye ku rwego rw'abadiyakoni rugomba guhagararirwa mu bwo buyobozi? Abadiyakoni ni urwego mu by'ukuri ubona ko ari urwego rwubatse itorero, rufite imbaraga nyinshi mu itorero, kuko icya mbere abadiyakoni barobanurwa mu bakristo bakuze kandi bafite ubuhamya bwiza mu itorero. Ubwo rero kuba imbaraga zabo, kuba ibitekerezo byabo
bitazamuka ngo bigere ahantu biyobora bifasha mu kuyobora itorero, wabonaga ari ikintu mu by'ukuri kitanoze, kitari cyiza. Birashimishije rero ubu ngubu kuba umudiyakoni ashobora gutanga umusanzu we, akagira uruhare mu kubaka itorero kugira ngo imigendekere y'imiyoborere yaryo ibe myiza. Icyo kirashimishije rwose kuba abadiyakoni bahagarariwe mu rwego rw'igihugu mu buyobozi bw'itorero. Hari ibivugwa na bamwe bagira bati abadiyakoni bavuyeho uko bashingira ku mpinduka bagiye bumva, bati urwego rw'abadiyakoni ntirukiriho, abadiyakoni ntibagikora, barahagaritswe mu itorero. Ukumva ko biri kuvugwa na bamwe. Mutubwire, tumara amatsiko, uri umudiyakoni uretse no kubuhagarariye abandi, ariko nawe uri umudiyakoni na hano ku itorero tubasanze wanyimuhoza ukora imirimo y'ubudiyakoni. Ese koko muracyariho wa mugani? Urwego rw'abadiyakoni ruracyakora? Wabasobanurira byivugiwe na nyirabyo kugira ngo bashire n'amatsiko nabibwira gutyo babone ubusobanuro. Twabanje kwikanga nk'uko buriya impinduka zose ntago zibura ingaruka. Twabanje kwikanga rero tukibaza abadiyakoni, ikintu cyabiteye cyane cyane nuko ubundi abadiyakoni bari bagize urwego rwitwa nyobozi y'umudugudu. Kuri uyu munsi ubwo biramutse bibayeho byaba ari nyobozi y'itorero. Imyanzuro yose yafatwaga mu itorero wabonaga ifatwa n'abadiyakoni. None igihe kiza kugera twumva ko abadiyakoni batacyongeye gufata imyanzuro bafataga. Noneho dusigara twibaza ngo ese buriya noneho niba tudashobora gufata umwanzuro runaka tuzakora iki? Ariko nyuma twaje gusanga uko ubuyobozi bw'itorero bugenda buduhuza n'imirimo iriho mu itorero, tuza gusanga nta kintu cyavuyeho. Tuza gusanga ahubwo umudiyakoni aribwo agiye gukora umurimo we nk'uko yawuhamagariwe. Rero ntabwo urwego rw'abadiyakoni rwavuyeho nk'uko abantu benshi bahise bikanze, ahubwo ni za mpinduka nyine. Mu mpinduka hari ibintu bibaho, ikintu runaka kikaba gishobora kubanza, hanyuma waba utaramenya ikizakurikiraho ugatekereza ko hari ikintu, ugatekereza ko urwo rwego rushobora kuba ruvuyeho. Ariko ntirwavuyeho kuko mu byo dushinzwe harimo gutegura ifunguro ryera. Ntabwo abantu bashobora kujya ku ifunguro ryera tuvuge batemerewe kurijyaho atari twe tubigizemo uburenganzira, atari twe tubigizemo uruhare. Rero numva imirimo myinshi uretse wenda imyanzuro yashyizwe mu nama mpuzabikorwa y'itorero, ariko kandi n'ubundi nabwo ujya kubona ukabona mu nama mpuzabikorwa y'itorero n'ubundi abenshi barimo n'abadiyakoni. Urwego rw'abadiyakoni rero narwo ruhagarariwemo, nta kintu cyahindutse mu buryo bugaragara. None se muracyahura se mugasenga, mugakora inama yanyu by'umwihariko nk'abadiyakoni, mukagira ibyo mwigaho mukwiriye gukemura no gutunganya itorero? Hano ku itorero rya Muhoza aho nsengera, buri gihe tujya ku ifunguro ryera ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi. Ubwo ku wa gatandatu ubanziriza icyo cyumweru turahura tugasenga, hanyuma twamara gusenga tugakora inama kugira ngo tumenye ngo mbese mu bakristo tureberera ni bande bakwiriye kujya ku ifunguro ryera, abatabikwiriye muri iyi minsi ni bande, wenda bitewe n'ibyaha baguyemo ni bande. Turasenga hanyuma tugakora n'inama, n'ibisanzwe nta kidasanzwe. Ubwo noneho abibwira ko abadiyakoni bavuyeho, urwo rwego rutakiriho, batagikora, bahagaritswe, birukanywe, wababwira iki, wabasubiza iki? Ntabwo sintekereza ko bakiri benshi, kuko n'ubushize turi mu mwiherero w'inama nkuru y'itorero nagerageje kuganira na bagenzi banjye, dore ko inama nkuru y'itorero n'ubundi abantu bayirimo harimo n'abadiyakoni barimo, nubwo bafite ibindi bashinzwe, ariko ukabona inshingano y'ubudiyakoni barayifite, barasengewe. Nagerageje gushaka amakuru, kandi na hano mu rurembo rwa Muhoza aho mbarizwa ngerageza kugenda njya mu maparuwase gusura, nkaganira n'abadiyakoni bamwe na bamwe, hamwe na hamwe. Icyo nababwira ubu ngubu ni uko buri wese akwiriye gusubira mu mwanya we.
tugakora icyo Bibiliya ivuga. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ko intumwa zo zabonye ko gukora imirimo yo kugabura no kuvuga ijambo ry'Imana bitoroshye kugira ngo ibyo bintu babihuze. Baravuga ngo dutore abagabo n'abagore b'inyangamugayo, noneho abo ngabo aba ari bo bakora iyo mirimo yo kwita ku bapfakazi, kwita ku bakene. Ubwo rero umuntu waba yari yaracitse intege kubwo kumva ko atakiri muri nyobozi y'itorero ifata ibyemezo, ntabwo inshingano y'ubudiyakoni yigeze kurwaho rwose. Abadiyakoni dushikame dukora umurimo wacu nk'uko twawuhamagariwe, kuko icyo twahamagariwe ni icyo Bibiliya ivuga, ntabwo ari icyo abantu bari barashyizeho. Imana ishimwe rero, kuko ntekereza ko abantu benshi muri iyi minsi bari kugaruka mu murongo, kandi icyo nabasaba ni ukuguma bashikamye. Ubwo rero byumvikane ko rero ubwo icyo abadiyakoni bashinzwe cyangwa se bashyiriweho atari ukuba mu nama runaka zifata ibyemezo, ahubwo ari gukora ibikorwa wagiye ugarukaho haruguru. N'ibyo bikorwa byo kwita ku bakene, n'ibyo bikorwa byo kuba abafasha beza b'abakozi b'Imana, abapasitori, b'abajyanama beza, no kuba mu itorero hagati bakamenya ibibazo. Bibiliya ikavuga ngo kugira ngo hatagira ucikanwa rero ni ijisho ry'umudiyakoni. Muri rusange ntawe ukwiriye gucika intege, umurimo w'ubudiyakoni urahari kandi nta n'icyawuhungabanya ngo bikunde, kuko wanditse muri Bibiliya. Turabashimiye namwe, Imana umugisha kandi mukomeze mukore umurimo w'Imana. Ubwo n'abari dukurikiye bose bibwiraga bati urwo rw'abadiyakoni ntirukiriho, bumva ko iyo mirimo mu itorero batakikora, ndizera ko babonye igisubizo. Tuzakomeza kugenda tuganiriza n'abandi ndetse n'ibindi byiciro tubigereho, kugira ngo abantu bagende bamenya ukuri, banasobanukirwe, bamenye icyerekezo cy'itorero. Imana umugisha. Ngendeye Emmanuel Ntakirutimana. Amahoro y'Imana abane namwe.